ndagusuje wowe tweka ko udukurikiye aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, nkwifurije kugira ibihe byiza. Reka muri aka kanya hari abantu bigeze barambaza bati ese uri mu Rwanda ushaka kuza muri Zambia, ni ibiki bisabwa mu nzira, ese unyura he, bigenda bite? Tunyurire uzatubwire muri make uko bigenda. Muri aka kanya nsobanure ibisabwa cyangwa se ibyo uhurira nabyo mu nzira mu gihe uza mu gihugu cya Zambia uva mu Rwanda. Ikintu cya mbere gisabwa kuva mu Rwanda uje muri Zambia, ikintu cya mbere gisabwa ugomba kuba ufite icyo uje gukora muri iki gihugu cya Zambia. Icya kabiri, ugomba kuba ufite ibyangombwa. Ibyangombwa ni ibihe? Icyangombwa cya mbere ni pasiporo, icyangombwa cya kabiri ni tiketi, amafaranga y'urugendo, icyangombwa cya gatatu basaba icyangombwa cyitwa yellow fever card. Ni icyangombwa cyangwa se ni ikarita igaragaza ko wakingiwe. Kuvuga ngo iyo ujya mu mahanga ugomba kumanza wakingirwa, bakingirira ahantu bita igikondo. Iyo karita ugomba kuba uyifite. Muri iyi minsi babaza n'ikarita yerekana ko wakingiwe COVID-19. Kuvuga ngo mbere COVID-19 itarabaho ntabwo babazaga ikarita ya COVID-19. Ubu ngubu kuba COVID yarabayeho rero basaba ko werekana ikarita ko wakingiwe COVID-19. Ibyo byangombwa ndatekereza ko ari byo byangombwa basaba. Noneho urashaka kuza, ibyangombwa byose urabyujuje, urabifite, urajya kugura tiketi y'imodoka. Ubwo ndavuga ku bantu bazaza n'imodoka. Urajya Nyabugogo, urebe ajansi zinaha, iyo nzi bayita Takwa, ujye muri ofisi ya Takwa ugure tiketi. Numara kugura tiketi bakubwire bati turahaguruka iyi saha. Bakunda guhaguruka saa 9 z'ijoro. Ubwo rero barakubwira bati ugomba kuba uri tayari wageze muri gare kugira ngo imodoka itaza kugusiga. Ubwo iyo ubonye utari bishobore urara muri gare Nyabugogo ukaba utegereje, cyangwa se waba uribone uri bishobore ukarara iwawe, ariko ukamenya ko saa 9 z'ijoro ugomba kuba wageze muri gare kugira ngo imodoka itaza kugusiga. Noneho ugize gutya, isaha bakubwiye wayubahirije, wageze muri gare, imodoka irahagurutse, nta kindi kintu usabwa wowe, ni tiketi gusa yerekana winjira mu modoka. Imodoka irageze ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Ugera ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania, ya modoka irahagarara, winjire mu biro byo binjira n'abasohoka, migration office. Winjira mu biro, muramanza mu biro by'u Rwanda, office y'u Rwanda yabinjira n'abasohoka, yerekane passport, bakoze iyo ugiye, aho n'ibisabwa byose ubyujuje, barakurekura uhita ujya muri office ya Tanzania. Mara kujya muri office ya Tanzania, werekane passport, uvuga iyo ugiye muri office ya Tanzania. Ndatekereza ko hari amafaranga bagusaba makeya, bakagutereramo kashe muri passport yawe. Passport yawe babyita kugonga passport. Passport yawe baramara kuyigonga, uhite uza kuri ya modoka yabazanye, barita bakwereka indi modoka muri bugemo iri bubazane. Muri benshi mugiye mu bihugu bitandukanye, hari ababa bagiye Tanzania, Zimbabwe, Zambia, Mozambique, ibihugu bitandukanye. Noneho nimumara kubona imodoka murahaguruka muze. Ariko nkwibutsa ko niba ugeze aho ngaho amafaranga yose ufite y'u Rwanda
yavunjishe kuko nuyambukana ntacyo uzayakoza kereka nugaruka mu Rwanda. Uramara kuyavunjisha, imodoka irahagurutse iramuraje, ubwo ni mu gitondo nibura saa 12 za mu gitondo, saa 12 z'umugoroba cyangwa se saa 11, hari centre ya mbere murageraho, niba nayita centre, niba nayita umujyi muto sinzi, bayita Kahama. Tekereza ko Kahama hari abantu benshi bahazi, abantu bakunda gukora ingendo zo muri Tanzania cyangwa se zo mu bihugu binyuze muri Tanzania. Umujyi wa mbere uvuye mu Rwanda ugeraho mu gihugu cya Tanzania bayita Kahama. Urahagera ku mugoroba bwije, imodoka ishobora gukomeza cyangwa se mukararaho. Biba ngombwa ko muraraho, wowe ushobora kuba ufite amafaranga ukakodesha, ukagura lodge, ukarara muri lodge. Waba ntayo ufite, uri gupfundikanya, ukarara muri iyo modoka yabazanye. Iyo modoka yabazanye yaba irakomeza ikabasigaho, ukarara muri gare, kuko muri gare haba hari abantu benshi banyuranye b'ibihugu bitandukanye. Haba harimo Abaganda, Abakongomani, Abanyarwanda, Abarundi. Mufatanyije urugendo, mushobora gusanga muri Abanyarwanda n'Abarundi muje muri Zambia cyangwa abandi bakomeje mu bindi bihugu, ariko nyine muba mwabaye nk'aho muri umwe, kuko mwese muba muri kujya mutazi, mukunda kubana nk'umuntu umwe, kuko muba mubazanya, musobanuzanya nyine uko muri buze kubigenza. Uraye aho ngaho utagira ikibazo, nta kibazo kurara muri gare hanze, ntacyo bitwaye, nta muntu waguhohotera. Uriyeranja, niba ukeneye kurya ugura ibyo kurya muri gare biba birimo. Mukenera tuwarete zigurishwa, murabizi tuwarete ntabwo ari ubuntu, uragenda wishure, niba uri kumva ukubiwe ugende wishure tuwarete, hanyuma utegereze igihe imodoka irabatwarira, irabazanira, irahagurukira, uyitegereze. Mu gitondo bukeye mu masaha 9 za mu gitondo, imodoka ishobora kuboneka, iraza ibaza iti abantu bavuye i Kigali se cyangwa aha n'aha, mujya Zambia muri hehe? Birumvikana, wowe urahita wirukanka utange, werekane passport, werekane ticket yawe. Numara kuyerekana, bakwereka imodoka uri bujyemo, wicara utegereze imodoka ihaguruka. Imodoka irahaguruka ize, mushobora kuva aho ngaho mu gitondo, undi mujyi muri bugeremo, mushobora kugera aho bita Dodoma cyangwa Morogoro, mukarara aho ngaho kugira ngo mutegereze indi modoka ishobora kubavana aho ngaho ibazana mu gihugu cya Zambia. Ariko kwibutsa ko kuva i Kigali ushobora gukatisha direct, ariko iyo modoka mukatishe bayita direct, ariko yo ntabwo iva i Kigali ngo bageze muri Zambia, ahubwo yo iraza ikabageza aho iragarukira, ikabashakira indi irabazana. Iyo modoka ya kabiri baguhaye nayo ikagushakira indi, gutyo. Ntabwo bivuze ko niba ukatishe direct urava direct i Kigali ngo ugere muri Lusaka. Sasa uvuye aho ngaho Kahama, uraje ugeze mu Morogoro cyangwa ugeze Dodoma, cyangwa se ukomeje Dar es Salaam, urarara aho ngaho kugira ngo utegereze indi modoka iravukuvana aho ngaho ugeze kuzane mu mujyi muri Lusaka, mu mujyi wa Zambia. Ubwo imodoka irabonetse, waraye Dar es Salaam cyangwa se Morogoro cyangwa Dodoma, ahariho hose urarara aho ngaho muri iyo gare cyangwa ujye muri lodge, kuko warayo bigenje Kahama. Hanyuma utegereze indi modoka iri buze guhaguruka aho ngaho, iza ku mupaka wa Tanzania na Zambia, bahita Tunduma, ku mupaka wa Tanzania ufatanye n'uwa Zambia, Zambia bakita Nakonde. Sasa imodoka irahagurutse aho ngaho mwaraye, iraje, mugeze aho bita ku mupaka wa Tanzania na Tunduma. Nimugera aho ngaho, imipaka yegeranye, n'ibiro birafatanye, urahita ushaka icyo bita visa kwemera kwinjira mu gihugu cya Zambia, kuko ntabwo kwinjira mu gihugu cya Zambia ari kwinjira nk'uri kwinjira muri East Africa, bisaba visa. Ushobora kwinjira kuva mu Kigali ukajya muri Tanzania bakagutiramo kashe gusa, ntabwo biba ari visa. Ariko kuva
muri Tanzania uza muri Zambia aho bisaba visa, cyane cyane iyo uri umunyarwanda. Noneho ugeze nako Tundumu urahari, urahita winjira mu biro by'abinjira n'abasohoka migration office. Numara kwinjiramo, ariko aho ngaho ukwitonda, haba hari abantu bigize abakomisiyoneri benshi cyane bakwirukaho bakubwira bati reka tugufashe kugira ute, tugushakire ibyangombwa, tugushakire visa. Ugomba kwitonda kuko abantu benshi baribwa. Umuntu araza akagushuka ati mpereza amafaranga yose ufite, mpereza passport yawe, mpereza ibikapu byawe ngushakire visa. Uhita wumva ko ari umugira neza, amara kubiguha wareba ku ruhande ukamubura, usanga usigaye nta kintu ufite. Ugomba kwitonda, nta kigoye kirimo, wowe ihagarareho, ufite passport yawe, ufite n'amafaranga ya visa, winjire mu biro muri migration office, winjire mu biro by'abinjira n'abasohoka wishakire visa ku giti cyawe. Turinjira urabanza ku ruhande rwa Tanzania aho bita Tundumu. Winjire muri ibyo biro, urebe umuntu ushinzwe gutera visa, ushinzwe kugongesha passport, aguteremo kashe. Birumvikana ashobora kukugora gusaba akantu akanoza ngendo cyangwa se ubufasha, ko agufashije nyine sinzi uko nabyita, gukuramo make nka $20 ukamuhereza kugira ngo urebe ko yaguterera kashe muri passport yawe, kuko nta kundi wabigenza. Niba ari gutyo bakora, nta kundi wabigenza, ugomba kuyatanga. Urava muri icyo cyumba, winjire mu cyumba cya Zambia, biba ari ibiro bifatanye ariko bitandukanye amazina. Urava mu cyumba cya Tanzania, winjire mu cyumba cya Zambia. Urageramo aho bakugore, ni abantu baba bishakira akanoza ngendo, mbese bashaka kugira ngo babone agahimbaza musyi, banza amafaranga bahembwa atabahaza, ariko nyine uko bimeze ugomba kubyakira. Urinjiramo bakubwire bati zana amafaranga 100 yo kugutereshereza visa. Ubusanzwe visa igura amafaranga $50, ariko iyo ugeze ku mupaka winjiye mu cyumba muri migration office ya Zambia utanga $100. Hari n'aba gusaba $120, $120 y'amadolari. Urayatanga kuko nta kindi kintu wakora, ugomba kuba wabyiteguye kandi ugomba gukora vuba kugira ngo ya modoka yabazanye itaza kubasiga. Ugomba kugira vuba guteresha vuba kugira ngo modoka itaza kugusiga. Visa urayibonye, uriyerangije mu cyongereza cyawe, biramahire. Wowe ushobora kuba wenda ukizi cyangwa se ucyumba gakeya, uragerageza utereshe visa, wirwaneho. Nimara visa nimara kuboneka, ugende aho imodoka yabasize, aho mwasize ihagaze. Haba hameze nko muri gare, haba hariho n'ama office y'ama agents anyuranye. Nusanga modoka idahari, ntabwo bivuze yuko utari bugende. Urinjira mu ma office ubaze uti ngiye mvuye aha mvuye i Kigali, ndashaka kujya Rusaka, ticket ngiyi nakayitishije direct, none imodoka ndayibuze. Urasobanuza, ubwo birumvikana buri kuvuga icyongereza kuko wahinduye igihugu. Igiswahili baracyumva bakeya, ariko nyine ubuzi ururimi ukoresha wapfa kuvuga igiswahili. Hanyuma barahita bakubwira bati imodoka ihaguruke nibura saa 6. Bibutsa ko mushobora kuhagera ku mugoroba saa 11 z'umugoroba, cyangwa se saa 3 z'ijoro, cyangwa se saa 9 z'ijoro, mukajya gushaka ibyangombwa. Amara gushaka ibyangombwa ukajya gutegereza imodoka, ishobora kuboneka saa 6. Njye nkunda kubona ko biboneka saa 6. Benshi bakunda guhaguka saa 6 saa 5. Uvuga ngo niba umaze guteresha visa yawe, uje gutegereza imodoka, barayikweretse, uragenda uyicaremo kugira ngo nayo itaza kugusiga. Ubwo numara kwicara mu modoka ikuvana ku mupaka, kuvana kuri Nakonde ku mupaka
kuvana ku mupaka wa Zambia wa Tanzania Zambia ikuzana mu mujyi wa Lusaka, birumvikana ko warangije kugera mu gihugu cya Zambia, byose byakemutse. Uratangira uhamagare umuntu uje kureba cyangwa se umuntu wakuzanye, umubwira uti nabonye ibyangombwa byose, imodoka irahagurutse, turaje, kugira ngo aze kwitegura imodoka igere muri gare ya Lusaka, bayita Intercity, nibura muhahurire kugira ngo utaza kumutegereza ukarambirwa cyangwa se ukiheba, kuko ugera muri icyo gihugu ugasanga ni indimi nyinshi biri kugucanga, bakakubaza ugaceceka, ugasanga nyine batangiye kukwica. Ngo bisaba kugira ngo uwo muntu uve mu modoka nawe ahari kugira ngo aze kukwakira. Sasa kuva kuri Nakonde ku mupaka wa Tanzania na Zambia kugera mu Lusaka ntabwo muraza umunsi umwe, muraza nimugera mu nzira nko mu masaha 3 z'ijoro, murare ahantu imodoka irabigeze, muyiraremo mu gitondo kare saa 11 ihaguruke, muragera mu mujyi wa Lusaka nibura saa 4. Ubwo nyine uba uri kumugenda uhamagara umuntu uje kureba cyangwa se wakuzanye, kugira ngo nibura imodoka ihaguruke muhahurire, imodoka igere muri gare nawe yahageze kugira ngo ahite agufata. Hanyuma muragera ugeze muri gare, uwo muntu uje kukureba murahahuriye, ahita kujyana iwe. Uje nk'umukozi, tukavuga nko ku mukozi, kuko umukoresha we umuntu uraba uje gutangira business ye arahita ajya gutangira business ye, nta kiramugora kirimo. Umuntu uraza aje gutembera arahita ajya muri hoteli atembere, narangiza azisubirira iwabo, ibintu byoroshye. Ariko umuntu uje nk'umukozi niwe ndahita nkomerezaho kugira ngo nze kumugira inama, kugira ngo amenye ko agomba kwitwararika mu kazi k'abandi ka bosi we, atazahura n'ibibazo. Araza nagera mu kazi ka bosi we, ababosi benshi baba bafite amashopu, bamuhe shopu akorane na bosi we. Ikintu agomba kwirinda cya mbere ni ukwiba. Aho ngaho ho icyo kintu cyo kwiba ugomba kukirinda, kuko nubwo wamwiba bombi imwe, bombo ukoze imyaka 2 arakwirukana, kandi ikintu akora agomba kurara, witwa umunyarwanda wese cyangwa umurundi agomba kurara amenye ko wibye bosi wawe, kugira ngo agusibire amayira ubura ahantu uzabona akazi wangaye. Ugomba gukora uburyo bwabaga, ukaba inyangamugayo, ugakora neza kugira ngo utegereze igihe cyawe bazaguhembera, ukikorera, ukabona amafaranga yawe ukitunga. Naho nuzana ibintu byo kwiba, urajya arakwangaza bosi wawe, nta kintu mwavugana, nubwo yaba ari mukuru wawe araguhinduka, nta nubwo uramenya ko ari bosi wawe. Hanyuma urakoze, igihe mwavuganye kirageze. Abenshi bakunda gukora umwaka ukarangira, akarenzaho nk'amezi 5, hanyuma yamara kurenzaho amezi 5 akagura ishopu, butike. Hanyuma iyo butike ashobora kuyigura nka miliyoni 2, akarenzaho agashyiraho nka miliyoni 1, zikaba miliyoni 3, akakubwira ati curuza iyi butike uzanyishyura amafaranga aya n'aya, miliyoni 3. Nta kujya impaka, nawe urakora mpaka ayo mafaranga umaze kuyamwishyurira. Wamara kuyamwishyura mugasinyana ko ideni rye urimuvuyemo, asigaye ugatangira ukikorera ku giti cyawe. Bisaba kugira bisaba umwete, bisaba gukora utikoresheje amanywa n'ijoro kugira ngo uvemo ideni umubose wawe. Ikindi kintu ugomba kumenya, ugomba kwirinda abakobwa b'inaha rero. Umuntu uramureba akizana utanamuhamagaye, hanyuma ugasanga gutuye mu bishuko, ukaba ugeze mu bishuko gutyo, ugasanga amafaranga make bamaze kugeraho arayakuriye, ugiye kwangara. Abantu benshi bageze inaha bakaba bamaze nk'imyaka 20, ariko bakaba barutwa n'umuntu umaze umwaka umwe, bitewe
n'iki babuze inama, izi naha babura abantu babagira inama, bagwa mu bishuko birangira ahuye n'ibibazo. Iyi video rero nikoze kugira ngo mbwire nk'abantu bazaviriya mu gihugu cyacu baje inaha kugira ngo nibagere inaha bazitwararike. Ndatekereza ko nta muntu wigeze akora video ababwira ibibera inaha, byinshi bibera inaha, ariko mvuze muri makeya. Ibintu mvuze byumvisha ukabikora nk'uko mbikubwiye, nibura hari icyo byagufasha. Hari utubazo twinshi ugenda ugwamo ariko bitewe n'amakuru udafite. Ibintu nkoze wari kugira ngo munyure muri makeya ubuzima bw'inaha kuri wowe ushaka kuzaza inaha, ariko cyane cyane ku muntu uzaza inaha ameze nk'umukozi, ari umukozi. Nkaba nifurije urugendo ruhira abantu bazaza inaha, kandi nifuza ko mwaza muri benshi, tukaba benshi, kuko kuza inaha kuri njyewe muri benshi nta gihombo mbifitemo, ahubwo ni ukunguka abantu tukazajya tuganira nkabona inshuti. Yego n'ubundi hari abantu, ariko abahari habonetse n'abandi byanshimisha, kuko buriya iyo uri ahantu mukaba muri abantu b'iwanyu, mukabona abantu b'iwanyu benshi, muganira, musengana, mujyana hehe, muhura mu isoko mukaganira, mukibutsa iby'iwanyu, ni ibintu byanshimisha kuri njyewe. Nkaba nshishikariza abantu bashaka kuza inaha kuza ku bwinshi kugira ngo duhurire inaha dukore umuryango. Murakoze.